bayobozi ba RPF Inkotanyi muri hano, chairman, vice chairman, secretary general, commissioners, namwe mwese bayobozi ntore za RPF, hanyuma n'abatumirwa, abatumiwe abayobozi mu nzego zitandukanye. Kuri uyu wa gatanu tariki 30 Mata 2021 habaye inama ya Komite Nyobozi yaguye y'umuryango wa FPR Inkotanyi yateraniye ku cyicaro gikuru cyawo i Rusororo mu karere ka Gasabo. Ni inama yatangijwe na Perezida Paul Kagame akaba na chairman wa FPR Inkotanyi. Iyi nama y'iminsi 2 yabaye hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 yahuje abanyamuryango basaga 650 b'uyu muryango bahagarariye inzego zitandukanye. Yanitabiriwe kandi n'abashyitsi batandukanye barimo n'abayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu n'abahagarariye urubyiruko. Perezida Kagame yavuze ko nubwo iyi nama yabaye mu gihe isi yugarijwe na COVID-19 abanyarwanda ngo bakwiye gukomeza kurwana no guhangana n'iki cyorezo. Yavuze ko FPR Inkotanyi ifite inshingano zo gukomeza amahame yayo yo kubakira ku ndangagaciro y'ikinyabupfura ngo kuko ari yituma umurongo yihaye kuva kera wa politiki ugerwaho uko bikwiriye. Iyo tuvuga RPF, iyo tuvuga inshingano zayo kuva na kera, iyo tuvuga ibyo intambara zitandukanye, hari iz'urugamba rw'amasasu, hari iz'urugamba rw'ubukungu, hari iz'urugamba rw'imibanire y'abantu, RPF ibitekerezo byayo, imikorere yayo ikwiye kurangwa n'ibyo bikemura ibibazo by'abantu benshi, bitari uguhitamo. Ntabwo ari uguhitamo umwana wa kanaka, ntabwo ari uguhitamo akarere umuntu aturukamo, ntabwo ari uguhitamo bishingiye ku idini cyangwa icyo wita icyo ari cyo cyose. RPF imigambi yayo aho ishingiye, imizi yayo ni mu Rwanda, ni ku banyarwanda bose nta gutandukanye. Ni nayo mpamvu ibyo navugaga mu kanya byo ibibazo byagiye tugerageza gukemura, harimo n'iki cyorezo cy'ejo bundi tukirimo n'ubu, byagaragaje uburyo bwagaragaje cyatugaragarije intambwe tumaze gutera. Perezida Kagame kandi yavuze ku bibazo bikunda kugaragara mu miyoborere, avuga ko iya bigaragaza abatanenga gusa kuko ngo hari n'ibindi byishimirwa n'abanyarwanda kimwe n'abandi batari bo. Iyo mvuga ibibazo tugifite tugaragaramo nk'abayobozi, nk'abakada ba RPF, ntabwo ari ukunenga gusa, ntabwo ari cyo biba bigamije, ahubwo biba bigamije kutubwira ngo na byinshi tugezeho tumaze kugeraho bishimwa n'abanyarwanda, bishimwa wenda kenshi n'abandi hanze batari abanyarwanda, ndetse wenda bagereranya u Rwanda n'aho bakomoka cyangwa n'aho bari. Uko mbyumva ni ukuvuga ngo iyo ntambwe twayishimira tuba tumaze gutera, twakwishima ko hari byinshi bimaze gukorwa, hari benshi babirimo babikora, ntabwo twatera intambwe ndende
biturutse ku muntu umwe gusa cyangwa bakeya, akenshi bijyana n'uko ari abantu benshi babirimo. Ariko ikindi bivuze ni ukuvuga ngo shimye iyo ntambwe nteye ndende, ariko niba narashoboraga gutera ebyiri ndende, kuki ntabikora? Niba urwego ugezeho rushimishije, iyo byarashobokaga ko ushobora no kugera ku rundi rwego ruruse n'urwo, kuki bitashobotse? Kuki bitabaye gutyo? Kuki aho wagombye gutwara umwaka wose kugira ngo uhagende, niba byarashobokaga mu kwezi kumwe, kuki atari ko byagenze? Wese waba ufite ikibazo ushobora kugikemura mu kwezi kumwe ugategereza ko umwaka ushira? Ubwo bwaba ari uburyo bwo gukemura ibibazo gute? Kuko kutegereza kandi byashobokaga ni kutakaza, kuko ushobora no gutakaza n'abantu. Niba washoboraga kurengera abantu 1000, uzarengera 100. Kubera iki? Ushobora kurengera abantu 1000, irengera abantu 1000, niba ari byo bishoboka muri icyo gihe. Bitegereza kumva ko kurengera 100 gusa aho kugira ngo urengere 1000 bihagije. Nicyo gihe numva, nicyo tuvana mu kwisuzuma, mu kuganira, mu kunenga, kugira ngo tuvanemo izo mbaraga noneho zatuma dushobora gutera izindi ntambwe uburyo bwihuse. Yanavuze kandi ko muri ibi bihe byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 mu mikoro make y'igihugu, ngo hari byinshi byakozwe bishimwa bitari ku rwego rw'igihugu gusa, ahubwo no ku rwego rw'isi. Muri ubu buryo rero bwo guhangana n'iki cyorezo byaragaragaye, twavanyemo kwisuzuma, kureba ibyo twavuze cyangwa ibyo twakoze cyangwa ibyo dushaka gukora uko bigenda, ndetse icyavuyemo navuga nabashimira, twese twakwishimira. Ni ukuvuga ngo no mu buto bwacu, no mu buke bwacu, no mu amikoro make dufite, ntabwo byatubujije mu guhangana n'iki cyorezo kuvanamo izina ryiza, bitari mu rwego rw'akarere ahubwo mu rwego rw'isi. Nicyo duhora tuvuga rero. Ikintu cya mbere ni wigirira icyizere ukavuga uti birashoboka, kandi koko birashoboka, kuko hari ingero nyinshi zimaze kugaragara. Ariko ntibibe birashoboka gusa, bikaba birashoboka kandi ukabikora kugira ngo ugaragaze ko bishoboka. Ibyo navugaga rero by'urwo rugero rwagaragaye, rwashingiye ku myifatire, ku mikorere no gufatanya. Twarafatanyije twese nk'abanyarwanda. Iby'uko hari abanyarwanda bake bateye uko bateye, bavuga uko bavuga, bakora uko bakora, bitandukanye, n'ibi byose bikwiriye kuba bituranga. Ibyo bizabaho, ibyo ni ibisanzwe, ibyo ntacyo twabikorera. Ni ku isi iteye, ni ku abantu bateye, ariko ni twiyibutsa ngo iteka duhora turi ku rugamba. Iyo hari abantu bake bagiye iruhande birirwa bandika ku mbuga
zitandukanye zikoranya zishyira hamwe amakuru zivuga u Rwanda ko mu Rwanda ntawe uvuga, mu Rwanda ntawe w'inyagambura, mu Rwanda abantu barapfa buri munsi, barashize, mu Rwanda nta kintu kizima kuri bo kigenda. Ibyo se babuze abantu bameze batyo kubivuga cyangwa kubikora gute? Ahubwo icyo baba batazi ko bakora, mu by'ukuri barerekana ko ibyo barega u Rwanda atari byo, kuko niba utinyagambura, niba utavuga, kandi si ibyo biza bite? Uravuga, ahubwo ibyo uvuga nibyo bitari byo. Baravuga, ntawe uzabuza abantu kuvuga. N'abavuga ibitari byo baravuga, niba abo ngabo nyine. Ahubwo icyo nakangurira abantu ni ukuvuga ngo ariko ubundi nkamwe mungana mutya n'abandi batari hano, bakwiriye kuba bafite n'ibyo bavuga, kuki mutavuga? Mubuzwa n'iki kuvuga ahubwo ari mwe? Nibwire ko muri ba bandi bavuga ngo twe ntabwo tuvuga, turakora gusa. Bizatwara igihe kugira ngo munyemeze ko ariko bimeze. Nimukore, nimuvuge, mukore ibizima, muvuge ibizima. Ubwo nabwo ni uburenganzira bwanyu. Wese abakora ibibi, abavuga ibibi cyangwa ibitari byo, niba bafite uburenganzira bwo kubivuga cyangwa kubikora, mwe abakora ibizima mubuzwa n'iki kubikora mukanabivuga? Kuko iyo bitabaye bityo, ukora ibibi, uvuga ibibi arakwangiriza. Bigeraho ni nk'uko waba ufite amazi meza ayunguruye rwose ameze neza, umuntu akagumya adonyamo igitonyanga kirangi. Aya makaramu twandikisha agira ni wino, aguma ashyiramo igitonyanga cy'ubururu, ejo akongera agashyiramo ikindi. Iyo utagize icyo ukora ngo wongere uyungurure uvanemo biriya bibi bashyiramo, ya mazi arahinduka akaba rya rangi ry'ibyo bariho bashyiramo, nubwo ari igitonyanga kimwe bongeramo ikindi, bongeramo ikindi. Yibukije abakiri bato bafite imyanya mu nzego zitandukanye ko bagomba kugira amahitamo akwiriye buri wese, akamenya icyo ashaka akagikora mu nyungu z'abandi. Ni ibintu dukwiriye kuba tumaze kunyuramo, tumenyereye nyine. Bamwe muri twe bakuru, abato wenda, ariko namwe mushatse kubimenya mukagenda mwiga, mubaza, birashoboka, byazabafasha. Uburyo bwo kuyobora, bwo guhangana n'ibibazo bitandukanye burahari, bumwe bumaze gukoreshwa, haba hasigaye choice. Ariko no mu bindi ibyo ari byo byose, ibyo dukorana n'abantu bo hanze, ariko iteka tuba twikorera, ntabwo dukorera abo hanze. Ugomba kumenya iyi si turimo uko uyifatamo. Tugomba gukora ku buryo budasanzwe, twebwe tukabyaza bike dufite umusaruro mwinshi, tukamenya abo turi bo, tukamenya abo turi bo,
tukamenya our interests n'ukuntu twazigeraho, and look far ahead into the future, tukareba imbere kurusha guhora tureba umunsi ku wundi. Iyi nama ya komite nyobozi yaguye ya FPR Inkotanyi yaganiriwemo ingingo zitandukanye zirimo aho gahunda ya manifesto ya FPR Inkotanyi y'imyaka 7 hagati ya 2017 na 2024 igeze ishyirwa mu bikorwa, n'imiterere y'icyorezo cya COVID-19 mu gihugu n'ingaruka zacyo ku bukungu. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.